sinapungira oya wangira sinakuna papa bitamba sinapinze Sasa wakoresheje Jana sinapungira oya wangira sinakuna papa bitamba sinapinze Sasa wakoresheje Abakurikiye Amahoro Family Pano turabasuhuje n'ubundi mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe. Amazina ni Martha Niyonshuti. Uyu munsi ndagarutse n'ubundi ngo tuganire nk'uko dusanzwe tuganira, kandi nje kuganira namwe mfite ibyishimo byinshi kuri uyu munsi w'itariki 2. Turacyari muri bonane, abayifite y'uburyo butandukanye turacyayirya. Natwe rero uyu munsi twiriwe kuri bonane yacu kandi byagenze neza, ni nayo mpamvu nje kubasangiza inkuru y'ibyishimo. Uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2015 niho twagize umugisha wo gutangirana izina ryitwa Amahoro. So iyo mwumva rero tuvuga Amahoro Family Pano, Amahoro Farming Business, amahoro zizaza ari nyinshi amahoro, ariko aho byahereye ni uwo munsi. Nayo mpamvu inshuro nyinshi kuva icyo gihe ku itariki 2 z'ukwa mbere buri mwaka tuba dufite akanya ko kongera guserebura, ko kongera kwicara tugasangira, tukuza ku mahoro dufite uko ameze. So rero uyu munsi ni isabukuru inejeje y'umwana wacu Amahoro y'imyaka 10, yujuje imyaka 10. So rero nkuko nabemereye ko tuzatubereka ibirori uko byagenze, uyu munsi nje kubabwira uko ibirori byagenze. Mbere yuko uko ibirori byagenze, mbere na mbere ndongera kwibutsa ko umuntu wese mu bushobozi bwose afite agomba kwiremera ibyishimo. Iremera ibyishimo, ujye wicara wishime, wishimire ibyo ugezeho, wishimire n'ibyo uri gupanga gukora. Nabyo burya nta mpamvu yo kutabyishimira, ariko cyane cyane ibyo twagezeho dukwiye gufata igihe cyo kubyishimira. So rero impamvu ibyo mbibanje nje kuvuga kuri anniversaire y'umwana. So, hari igihe umuntu yicara akavuga ngo ngiyewe ntabwo ndongera mbisubiremo ntacyo bitwaye. Narabivuze ariko ndongera mbisubiremo. Hari ubwo uri kureba iyi video so ibyo ubushize utarabyumvise, ndagira ngo nkubwire ngo kuba hari keke, kuba hari fanta, kuba hari inkoko, kuba hari ibijumba, kuba hari umukati, kuba hari umwumbati, kuba hari ibishyimbo, igihari icyo ari cyo cyose wakishimamo, ariko ukicara ugasubiramo ukishimira ibyo wagezeho muri bike ufite. Nkongera kandi nkabwira abantu ngo ibyo uzakora umwaka wose ni byiza ubipanze mbere yuko umwaka ushira, ukavuga ngo mutaha nzakora ibi, cyangwa se ukabipanga. Hari abapanga mu gihembwe, hari abapangira ukwezi. Nanone ntabwo wicara none ngo uvuge ngo ngiye gukora kwishima, ngiye gukora ibirori gusa. Bisaba ko bihigiye ukabitegura. Rero nkuko nayabwiye, jewe nari maze iminsi ndwaye, mu kiganiro cy'ubushize twarabivuze. Ni nayo mpamvu uyu munsi ibirori bya none ntabwo twatumiye abantu. Ubundi ubusanzwe dutumira abantu wenda nk'abana bagenzi be cyangwa abantu abaturanyi, tugafatanya guserebura niko twe dusanzwe tubigenza. Ariko ku y'inshuro siko twabigenje kuko nari maze iminsi ndwaye. Numvaga rero ndi gutwara akabaraga navanti ntabwo turajya mu bintu byo gutegura ibintu binini mu rugo, kuko reka mbabwire bagore, tujye twishakira umwanya natwe twisubizemo imbaraga. Niyo waba urwaye warembye, muzabimbwire muri comment. Abantu bo mu rugo bakajya guteka, iyo babuze ikintu uryamye baza kukubaza. Sinzi niba ari njye gusa bijya bibaho, baza kukubaza ngo hari byahangu ibi n'ibi biherereye he, ngo tubigenze dute. So rero niyo stress nanze, ndavuga nti no, tubiganiraho, reka tujye hanze dusohoke, tugende twishimire ibyiza by'umukobwa wacu kugira umwana w'imyaka 10. Reka mbabwire, hari umuntu ushaka kuba ari kunyumva akavuga ati giye mfite abana b'imyaka
mirongo ubu na mama wenda ashobora kuba ari kunyumva akavuga ati se njyewe kumva afite bakuru cyangwa wowe ukaba uri mukuru, ariko reka mbabwire icyo gihe 2015 tugira umwana w'imfura ntabwo twari tuzi ko azagira imyaka 10. Njya mbyibuka twagiye kumwerekana mu rugo iwacu, abana bakajya yararwaye, abana bakajya bamushaka ngo bamuterure nkumva afite impungenge, urumva nkatekereza niba mutura hasi ntagaramenya kwirwanaho, nyine nkabona ntandi mahitamo mfite. Iyo ufite umwana wa mbere bamugize murabizi uko biba bimeze, nkumva ntandi mahitamo mfite nkamubari ku uyu munsi ndashima Imana. Afite imyaka 10 yamenye umuvandimwe we, akunda abana muri rusange, amahoro wacu akunda abana, nawe arabaterura akabakeyaringa ukabona bimeze neza. So rero tugenda twagiye muri morale, twagiye hanze muri morale kuko ntekereza ko abantu hano mu rugo nabo bari bishimye kuko ntababwiye ngo muteke mugire gutya, nababwiye nti muwaje tugende tujye gusangira, nubwo bitagenze neza nanone uko twabyifuzaga. Ibirori byacu byabereye ahantu habiri. Twageze aho tugiye dusoje kurya, mu gihe twendaga gukata keke abashyitsi baraduhamagara ngo tugize abashyitsi mu rugo. Turibaza ise tubahamagare badusanga aho twagiye, ari wowe buriya bari kubigenza ute simbizi, ariko umuntu wese afata imyanzuro bitewe nawe. So turavuga rero ubwo atari umuntu umwe reka dutahe tujye gukomereza ibirori mu rugo. Ubu rero dusoje gukata keke hano mu rugo, ariko ibirori byabereye nyine ahantu hatandukanye. Najya nashyiraho amafoto murazijya kujya mubona ko ari amafoto y'ahantu henshi hatandukanye, ntabwo ari ibintu byateye byo gutwika ngo bajye gutwikira ku mazi bagaruke batwikire mu makorosi bagaruke batwikire. Oya, twebwe nuko twagize abashyitsi, tugeze abashyitsi rero turavuga tutireka tuze nabo tuganire dusangire ku byo aho twari tugeze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo byagenze neza, ndashima Imana cyane, nshimira n'abadufashije nyine bo mu rugo. Burya hari umugani uba muri Bibiliya ngo umugabo yatumiye abantu ntibaza, hari n'abo mu rugo ushaka kugira ngo tugende utabwiye aho mugiye ntibaze, ariko baje turagenda turamuserebrira. Ikindi kimwe ukuyemo abo mu rugo, nari mfite umwana nabyaye muri batisimu kuri Noheli. Rero kuri Noheli nari mfite uburwayi, nari mu bitaro, ntabwo nari ndi mu rugo, namubyaye muri batisimu rero ndahari. Rero cyari igihe nacyo cyo kugira ngo nawe twicare tuganire. Murabizi abagira amadini abyara muri batisimu, iyo wabyaye umwana muri batisimu nawe umubyaye nk'abandi bana wabyaye, nuko witandukaniro ukwiye kumufasha mu buryo navuga bw'umwuka. Ababyumva n'uburyo bw'umwuka, ukwiye kugendana nawe urugendo ukamufasha ukamugira inama mukaganira. Rero icyo gihe twari buganire bitunguranye sinabonetse. Rero nawe ndashimira we n'umubyeyi we wamuduhaye, muraza kujya mumubona mu mafoto. Byari ibintu byiza, navuga ngo ibyiza kuri nge bishaka bataba byiza kuri wowe, ariko ndagira ngo mbasangize ko byari ibintu byiza binejeje. Kandi kirenzeho rwose yewe numva umutima wanjye ufite ishimwe rinini ryo guhimana kuba yarangira icyizere, katugira icyizere nk'umuryango, ikaduha umwana, si n'umwana gusa, ikaduha abana. Yatangiye ari umwana umwe icyo gihe 2015, none uyu munsi tumaze kugira abana. Ageze rero uwo nguwo ku myaka 10. Ni ibintu simba numva nyine uko nabivuga neza uko mbifite mu mutima, ariko ni ibintu binejeje. Iyo ubona njya nibuka ku isabukuru ya mbere yagize umwaka ho nta kibazo cyahabaye, ariko ku myaka 2 yararize, ku myaka 3 yararize. So yarizwaga nuko turi gushaka kumukoresha ibintu adashaka, niko navuga. Kumwubo wazanye abantu mu rugo bafata ifoto n'abandi bana, wakumva sibyo akeneye akarira. Uretse ko n'ubusanzwe akunda kugira emotion, akunda kurira mu bintu byinshi ararira, ariko icyo gihe ho yarariraga. Ariko ku y'incuro biranejeje kugira umukobwa w'imyaka 10. Reka mbabwire ukuntu binejeje. Ntabwo nzi wenda ababyeyi bagize abana bakuru b'imyaka 10 kera bazasangiza experience, ariko mw'iki gihe nimba uko turi muri Vision ari bimwe bita ngo ni .com, niwe wateguye dress code. Niwe bavuze ngo ubundi usanzwe nabwiraga abantu tuturambara gutya,
ariko kuri iyi nshuro niwe wateguriraga abantu ibyo bagomba kwambara. Reka ibyo yabwiye papa we byemewe kubishyira ahabona atazandeba nabi, ariko umuntu wese yamubwiraga ngo wowe urambara gutyo, cyangwa akambwira ati iyi myambarire ntabwo nyihisemo, sinyikunze. Bivuga ngo nyine yarakuze, yamaze kuba umuntu uri responsable, yamaze kuba umuntu wimenyera guhitamo ikintu cyamubera cyiza. Yego tugomba kuba hafi nk'ababyeyi, ariko ni ibintu binejeje pe, sinamenye uko mbibabwira. Biranejeje cyane kubona yafashe poster, kumubona abyina, kumubona aserebura. So ni ibintu mbega navuga ngo biryoheye amaso, biryoheye umutima w'ubyumva. So rero aha simvuze ngo insoreje aha kuvuga kwanjye biracyakomeza, biracyaza, ariko kubijyanye n'iyi sabukuru twagize, reka nsoreza aha ngaha mbabwira ngo wakoze kudukurikira, wakoze gukora subscribe, wakoze gusharinga inkuru abandi nabo bakareba ibyo tugenda tugeraho. Cyane ko nkunda kubwira abantu ngo imwe mu ntego nyamukuru mfite yo kuza aha kuri social media ngo mvuge, nta zindi nyungu zindi mfite navuga. Mfite inyungu zo kugira ngo hagire umuntu umwe nibura ndemera ibyishimo, gusiga isari nziza kuko nayisanze kwigisha, kugira ngo ngwigishe. Kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba yumva bimurimo, akumva yaza kubwira abantu ibyo yagezeho cyangwa uko amerewe, ariko akavuga ati ariko ubundi ninjya hariya nkavuga abantu baramfata bati reka nkubwire, mu mutima wawe birimo, urumva bikunejeje, urumva bigushimishije, urumva hari icyo byamarira undi, tinya uko bivuge. Rero ibiyo mbikubwiye hakagira n'umuntu umubwira ati aha kagatipu naragafashe ndi kugakoresha, mba numva contribution ku gihugu cyanjye, ku banyarwanda, ku bantu bose babasha kumva ururimi mvuga, mba numva nyitanze kandi bikanezeza. So turabakunda rero, nkuko mpora mbibabwira, njyewe ni amahitamo yanjye guhora nza nkavuga, ariko nawe nimba ufite icyo wumva twaganira, uzaze tuganire, ntacyo bitwaye, ntacyo byishe, byanafasha abandi banyarwanda cyangwa abandi bantu bumva ururimi tuvuga benshi kurushaho. Turabakunda, bye.